ni mu kagoroba nyuma y'akazi Dave n'inshuti ye James bicaye muri bare bafata kamwe ari nako baganira. Nuko James akomeza kubona Dave asa nk'ufitiye intekerezo nyinshi. Aramubaza ati Dave, ko uyu munsi utuje bidasanzwe usa nk'ufite intekerezo nyinshi, habaye iki? Nuko Dave ariruhutsa ati James, ntiwakumva ukuntu mama yakamejeje ngo ngomba gushyingirwa, byanga byakunda rwose. James araseka cyane ati ibyo mama wakubwira ni ukuri, ariko reka nuko tubyirengagiza, ariko tumaze gukura, nicyo gihe ngo dushake tube twagira imiryango. Kandi Dave wakanyujijeho rwose, urabizi kuva twiga muri kaminuza abakobwa bose bari baragusariye, kandi na n'ubu niko bimeze. Gira ushake rwose, dore Nina, Samantha, Stacy, muri bariya bakwiruka inyuma, hitamo umwe, ndabizi ntawaguhakanira. Dave araseka ati muri bariya bose ni beza pe, sinabihakana. Ufite amashuri, akazi keza, famiye zifashije, ariko wumve ko nta n'umwe muri bo unyeganyeza umutima wanjye. Mbona numva hari ikintu kibura, sinzi uko nabigusobanurira. Noneho mama yabihuhuye ngo ngome mpore n'umukobwa w'inshuti ye yakaniye rwose. Mbuze uko muhakanira, ndabyemera, kandi rwose ndi kumva ari kumpatiriza. James abwira Dave ati rwose nurindira umukobwa unyeganyeza umutima wawe uzahitamo, sinkubeshye. Muri iyi minsi ushaka umukobwa mwiza ufite akazi keza, uzabasha kumanaginga urugo rwawe ndetse agaburira abana muzabyara. Ibyo biba bibaye rwose. Ni mu gitondo kwa gatanu, harabura umunsi umwe ngo Dave na Kate bahure. Kate yitunganyije asa nk'ugiye ahantu. Mama we aramuhagarika ati nizere ko ya gahunda y'ejo kiyibuka. Uwo musore yitwa Dave, mama we yamuhaye nimero zawe, araza kuguhamagara mwumvikana aho muzahurira. Nuko Kate yayigeza mama we ati ndacyo mama, ya gahunda ndacyayibuka. Ni mu kafe keza hinjira akayaga, ni ahantu ubona hiyubashye hasa neza rwose. Kate na mushiki we Nadia bicaye baganira banywa ikawa. Hinjira abasore babiri beza. Kate yaranganyije amaso abona ba basore, ijisho ryanga kuva kuri umwe muri bo, umutima urasimbuka. Shishurumeza akomanga kuri mugenzi we ati Nadi, reba bari bahungu binjiye. Abahe? Nadia abaza. Kate ati uriya wambaye lacoste y'umweru yewe w'imisatsi y'irende. Mbega umusore mwiza, mana yanjye, Imana irarema nanjye nkareba. Uriya muhungu arakubiye pe. Nadia arumirwa kuko yabonaga inshuti ye yari yashimye uwo musore cyane. Aravuga ati yego uriya musore ni mwiza, sinabihakana, ariko biratangaje ukuntu mutikiriye mu isegonda rimwe, kandi hari n'abandi basa nkawe bahora bakwiruka inyuma wimye urukundo. Ibyo Kate ntiyanabyumvaga. Amaso ye yari ari kuri uwo musore utagira uko asa. Uko abo basore bicaraga banywa ikawa, Kate yakomeje amwitegereza areba. Inseko ye uko yasekaga byose, Kate yamukurikizaga amaso, nawe akamwenyura. Ariko ntiyari azi ko uwo musore ari we Dave. Dave na James barangije kunywa ikawa, bombi barahaguruka barasohoka. Kate nawe asa nk'ubakurikira, yewe anasiga mugenzi we Nadia hafi yo kubaza uwo musore izina. Dave na James binjira mu modoka baragenda. Kate yataha yumva intekerezo ze, amarangamutima byose bikiri kuri wa muhungu yari yabonye. Akimara kugera mu rugo yumva telefone yiwe irasonye, aritaba. Yumva umusore uvuga mu ijwi rituje ati hayi, nitwa Dave. Urebye sinzi niyo mama wawe yaba yabikumenyesheje, ariko ababyeyi bacu ni inshuti. Nashakaga kukubaza nimba ejo ku mugoroba wazaboneka
tugahura tukaba twamenyana. Kate yarikiriza ati ntacyo, unyohereze mesaje iriho amerekezo ndetse n'amasaha tuzahura nta kibazo. Nuko Dave na Kate basezerana igihe bazahurira ndetse n'aho bazahura. Kate yari ku mutima we ugumye udatuje, atangira kugira intekerezo nyinshi, atekereza kuri uwo musore bahuye ariko atabashije kuba yamenya izina rye. Kate yicaye mu ntebe, Gaila anyuraho aramubona, aramwegera ati Kate, ko mbona ufite intekerezo nyinshi, habaye iki? Nuko Kate yatangira kuganirira Gaila iby'umusore mwiza bahuye ariko akaba atabashije kumenya izina rye. Bikaba byiyongeyeho kandi ko agomba guhura n'undi musore mama we yashakaga kumushyingira. Gaila ababazwa nuko Kate ataratuje, aramubwira ati birababaje ko utabashije kumenya izina ry'uwo muhungu, ariko nimba ari uwawe humura muzongera muhure nta kabuza, ndabyizeye. Gaila akirimo kuvuga ibyo, Kate yitegereza Gaila agira igitekerezo, abwira Gaila ati ariko buriya nta kuntu wamfasha ukazahura n'uwo musore mama ashaka kumpuza nawe, nanjye nkazasubira muri iyo kafe nkareba nimba uwo musore yagaruka, wasanga bibaye mahwi uwo musore ukanamushima, numvisha afite ijwi rituje ryiza nkawe. Gaila yumva icyo gitekerezo atagishimye, atangira kubwira Kate ati Kate ntibyakunda rwose, ikindi kandi mama wabimenye yandakarira, sinamukira rwose. Kate yakomeza kwinginga Gaila ati mama azabibwirwa n'iki, wowe ejo uzitunganye, ndaguha nimero ze, ejo muzahure, nutanamushima kandi uzakore ku buryo bushoboka bwose, umuce intege, umubwiye ko udashaka gukora ubukwe, ndabizi nawe ni umuntu azarambirwa, ntazongera guhamagara pe. Kate yabuze uko agira, ahakanira Kate arikiriza, ariko aramubwira ati nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma ngufashije muri aya mafuti, sinzongera ukundi pe. Nuko bakicara aho, mama wa Kate yabihenzemo cyane, atangira kuzana amakanzu meza y'ubwoko bwose ngo umukobwa awahitemo. Kate nawe ahitamo asa nk'ureba ikanzu yabera Gaila. Bidatinze umunsi wo ku gatandatu waragize, Kate yatunganya Gaila, amutera make-up, amwambika ikanzu nziza cyane y'umutuku imwegereye, inkweto zo hejuru, imiringa myiza ndetse n'ishakoshi nziza y'umukara, amushyira mu modoka ye, amujyana aho yagombaga guhurira n'uwo musore. Dave we yari yahageze yambaye ishati nziza y'umukara, ipantaro y'itise, isaha nziza, ubona ko ari umusore ukeye pe. Mu ntekerezo ari kuvuga ati uwo mukobwa naza ndamunaniza, ndamubwira ko ntateganya gushaka, nta kabuza ari burambirwe. Kate amaze kugeza Gaila aho yagombaga guhurira na Dave, aramubwira ati wewe wigira ubwoba, umunanize, nta minota 30 biri butware, urahita witahira. Gaila arikiriza, nuko asohoka mu modoka. Nuko Kate nawe akomeza yerekeza kuri ya kafe yari yabonye umusore umutima we wari washimye. Kate yinjira muri iyo resitora, araranganya amaso, abona umusore wari wicaye wenyine. Atera intambwe amusanga, amukoma ku rutugu ati mwiriwe, nimwe mwitwa Dave? Nuko Dave nawe arahindukira, arebye asanga ni umukobwa mwiza cyane utagira uko asa. Umutima we uratera, ibintu atari asanzwe yumva. Nuko arikiriza ati yego ni njyewe. Ni wowe Kate? Aho Kate wa nyawe yari ari muri ya kafe ategereje ko wa musore yari yakunze yahahinguka.
bizagenda biteke cyane ntamenya ko umusore yakunze ari we yahayemo pasi Gaella. Ese Dave na Gaella bari kumwe azi nka Kate abo bizagenda gute? Kurikirana inkuru y'urukundo yitwa Amahitamo yanjye umenye uko bizagenda.